nongeye kubaha ikaze kuri channel yanjye. Murimo kumva turiya tunyoni? Haha, nkaba nageze aho twita muri North Vancouver. Hariya hakurya mureba ni muri Vancouver, akaba ariho ntuye. Ndaza kuza kubereka map. Ndishimye cyane kubera ko benshi murimo gukurikira ino channel yanjye ndetse mukanakora subscribe. Ndumva tugeze muri 200 na ni ibintu bishimishije cyane, kandi ikindi ama comment yanyu nayo ndayasoma, munyihanganire ngenda subiza buhoro buhoro, ariko mukomeze muri video zose, ntago ari ngo gusa ngomba kureba. Hariyo mbona mwakunze cyane yaba mu kobwa wageze hano akagira ibibazo akaba ari ku muhanda, mwarakoze, mukomeze muirebe. Anima comment ukunda kumbaza muti ese nagira muri Canada gute cyangwa muri Vancouver, ariko nakoze video ndakora link mbereka ukuntu mwakora plan yo kugera hano. Nabyo tuza kuza kubigeraho wenda dusubiremo, ariko ubu ngubu nagira ngo mbatembereze, kandi video mba nakoze siko batembereza nani muri Chinatown. Muri ukuntu hano ni heza. Reka turuhuke gato kuko ndabizi hashize igihe na n'ubu ngubu nyine hari ya makuru adashimishije ibirimo kubera muri Congo, hariya i Bukavu no muri Goma. Nabaye Bukavu nanahize muri 1990, niho natangiriye amashuri yisumbuye muri College Alfajiri mu mujyi nabayemo icyo gihe na 1994 nahantu nzi. Ubu rero navuze reka ngire muri North Vancouver y'amajyaruguru, akenshi aho muzi ni hariya muri Vancouver hakurya. Ariko mwari muzi ko urabona hari Vancouver, kugira ngo mugeranye mu byumve abakurikira geography, iyo uri Kinshasa ureba muri Congo, ndetse tunafata n'ubwato. So kuva hano dore ahubwo ngo buri ubwato kambere ku bwato burimo kuza, murabona Seabus, yani ka Seabus karimo kuza. Dore ngo bwo buraje bwambuke bugere hano. Muri amajyambere ni meza, amahoro mu gihugu ni meza, ariko ko natwe tubasha kubaka igihugu kigatera imbere nk'uko tujya tubibona iwacu mu Rwanda. Niyo mpamvu amahoro twagezeho mu Rwanda tugomba kuyagumana no mara what, tukayakomezaho no mara what. Dore ubwato buraje, dore murimo kubibona, kankore ka zoom mbereke. Dore ngubwo buraje, Seabus irimo kugera muri Vancouver. Nabaye mbereke mbe mvuye muri mbereke. Dore ngubwo buraje nyine ka Seabus, ugiye kugera hano ubwo bavuye Vancouver. Ubwo no kuvuga ngo rero bamwe batuye hano, ndaza kuza gutembera mbereke muri North Vancouver y'amajyaruguru, mbereka hano ni nkari muri quartier. Ubwato ndabona bugeze hano, distance yo kuva hano ugera Vancouver ni 25 mu bwato. Kuva Kinshasa ugera muri Brazzaville muri Congo 35 umva ko ni hafi. Dore ubwato burahageze Seabus. Ubwo ndaza kuza kubatembereza, ariko mukore subscribe ndetse mukore share, mubyine inshuti muti hari channel nshyashya y'umu Diaspora uba muri Canada, arimo kutwereka ibintu byiza cyane, amakuru meza ashimishije, arimo kudutembereza mu dukarite kugira ngo tumenye Canada, ndetse n'abakanadien baba ahandi muri Montreal, muri Ottawa, muri Manitoba. Ndabasuhuje n'aba muri Halifax, mukore subscribe. Canada ndabizi ni ngari nini, namwe mumenye Vancouver, kuko akenshi mwumva mutese Vancouver hahenda cyane. Yego, ariko Vancouver hakurya mu mujyi haba n'ahandi henshi watura nk'aha ngaha ndi. Aha ngaha mpagaze muri Vancouver y'amajyaruguru, ariko mwamuzi ko ya video ngiye muri Chinatown ntago nayirangije, yacyari ku gipande cya mbere, harabura igipande cya kabiri. Mugende muyirebe, mukore comment kizamuke, ingoze ama video yego mukayareba mukaba nk'abantu 100, ni byiza. Ariko ikize ngumwe nka 3 10 20 50 kubera ikize ntago tugomba kujya turaba ya makuru ashyushye ya drama gusa, mugomba kora n'ingibi byiza wenda bitwigisha ikintu cyangwa biduhuza twese nk'abanyarwanda cyangwa abavuga ikinyarwanda, kuko ntago ari abanyarwanda gusa baba mu Rwanda cyangwa hafi bumva ikinyarwanda, abavuga ikinyarwanda. Ubwo ino cyano nayishingiye kugira ngo abumve ikinyarwanda aho muri mwese kwisi. Mujye muza muyirebe, mukore subscribe, nkurikire
mbereke Vancouver n'ahandi hose. Ungeze muri North Vancouver, kiriya ngo mumenye muri North Vancouver hatuwe cyane n'abantu bakomoka muri Iran. Iran ni nk'aga quartier Iran, igihugu cya Iran. Hari ukuntu amakaritiye hano agenda aturwa n'abantu bakomoka ahantu hamwe bava mu gihugu kimwe, ubwo basanga North Vancouver nibo bayirimo cyane, n'abandi yego bayirimo, ariko Iran nibo abantu bayirimo cyane. Ikintu izwi ndetse n'inzamuka na amaresitora n'amaduka ubona ko banditse mu in Persian ikirimi bavuga. So Vancouver hakurya, North Vancouver niho nza kuza kugana. Hano ni muri Lonsdale Key, urabona. Ubwo nyuma yaho nyine ninzamuka muraza kuza kureba ukuntu byifashe, ndabereka hose turi kumwe. Ubu ntangiriye ahantu bita muri Lonsdale Key, n'agasoko kari muri building. Hano haba hameze neza. Ubu niho ntangiriye ngenda kugira ngo mbatembereze farm. Hari utuntu tw'utuduka n'utundi dutandukanye, ni mu isoko, reka mwite gutya, open market, actually closed market, cyangwa food hall and market. Utuntu tw'utuduka, coffee, ndetse hari n'ahantu bagurisha imboga hakurya hariya. Hano Lonsdale Key hari ahantu hasurwa cyane, ndumva ari isoko rya Nyarugenge se naryo rimeze gutya. Ndumva hano humura umugati. Ubu niho ntangiriye Mexican food hariya. Mbonye n'abapolisi ahubwo. So abakunda ka vino cyangwa ni kwa Makuza Plaza nuko mnahita n'abapolisi baje. Ubwo yego ndagira ngo ntembere hano ko ngenda mbereke. Ubwo tugiye kugenda tugere ni mu mujyi se, indabyo Valentines. Mbonye RCMP, polisi irinda igihugu hano rero baratandukanye bitewe n'ahantu bari, bafite jurisdictions. Hari abo twita Royal Mountain Police b'igihugu, abo nibo badakorera cyane nko mu mujyi nini, ariko bari nka hano nyine hanze y'umujyi. Ariko nka Vancouver bafite polisi yabo. Hano hantu harahindutse, ariko uko ngenda mbatembereza mwibuke ko nanjye ahantu ngera nkavuga ni ese byifashe gute hano hantu, kuko hari ahantu ndaheruka. Hano hantu maze igihe numva cyane aba tourist shipyard, ni ahantu igihe maze ndimo kumva, ariko turatembera hose turahagera henshi tubereke North Vancouver. Kandi ntimwajye gukora subscribe, muri ukuntu bagenda bubaka utuntu twiza hano. Reba ino nk'iyo building yitwa ngo The Poly Gallery, murahabona North Vancouver. Ubwo rero abifuza kuza hano rero bambazaga mukomeze mukurikire, naza kuza kubiganira nyuma. Hari ahantu ngera hakanyibutsa hali nagiye ntembera mu isi, hari ahantu twita muri Seattle, niba ari ukuntu hari ano ama shipyards, ano ama piers. Dore inyanja, ino ni inyanja by the way, ni Pacific. Inyanja tutajya twogamo, ntabwo ari nko muri Hawaii ugenda ukoga. Hano haba hakonje. Tuno tuzi rero warehouse bafata bagahinduramo. Muze mutangire business, mukore business muri Vancouver. Ko nta muntu uri hano se, bajye batanga amaviza ko nta muntu uri hano, bajye babaha amaviza, bajye mubwira muti dore mukeneye abantu baza bagatangira business cyangwa baza bagateza business imbere, dore nta muntu uri hano. Ego
venez vous promener, muze mutembere. Nagenze henshi amahanga menshi, indirimbo yanjye murayizi, ni Bruce Melody wayiririmbye yitwa 24 24. Igende muyikurikire, kuki utajya mwumva indirimbo yanjye? Indirimbo 24 ko ni sawa cyane. Ni sawa cyane, ni indirimbo nanditse kugira ngo sobanure uko biba byimaze, uko biba byifashe iyo umaze igihe, icyo wiyumvamo iyo umaze imyaka myinshi udasubira iwanyu, ukuntu uba warahakumbuye, wamaze imyaka 24 ntagera mu Rwanda. Ni nziza cyane, ndakora link ndayifite kuri iyi channel, ntago murimo kureba ariko nagenze henshi. Burya ntago ari kuza muri Canada gusa, no muri Afrika naho mwahatembera. Ntago ngeze mva muri Vancouver cyangwa aho dutuye mu ntare yacu nuko nabyita, niho nyiri, ariko murabona ko ndimo kugenda ngera ahantu henshi hano, kuko ni byiza. Ngo nawe muri Kigali mwagera Gisenyi se, niko mwagera he? Hano hari ahantu hari ka patinage, ice skating. Reka njye gukora ice skating, kambereke abandi bazi gukora ice skating. Hari video mfite ngenda nkora ice skating, ni ibintu nkunda cyane. Ariko nakano kanari keza, ahubwo uko ndari byiza. Guys, murabona? Se simberetse, simbakoreye umuti. Abari abicaye muri Sori, abicaye muri hehe Vancouver, nimuze nange nimurebe. Hano barafungura ryari? Nimuze nimutembere namwe. Naretse ko mbajyana muri North Vancouver, ariko murebe, we are discovering. This is nice. This is ice. Aza mugakora ice skating hano. Kwa kundi ugendera kuri ice, ni ibintu nanjye nkunda cyane, ndabikora. Ubwo nabakorera amasaha yaho. Operating hours noon to 8. Alright. Ubu baratangira saa 6. Abantu benshi batari batembera isi, ikintu ngira ngo mbabwire, mujye musoma ibyapa. Mujye musoma ibyapa. Akenshi abantu iyo ndi mu Rwanda abagenda shaka ibyapa, mujye mwandika ibyapa bisobanurira ahantu henshi. Akenshi hari ukuntu utembera ahantu ukibaza uti se ndi he, ndakora iki, byifashe gute, ugasanga nta cyapa gihari, hanyuma ukibaza byinshi. Ukibaza uti se what do I do? What do I do next? Ntabwo nzi niba byemeye ko munatambuka hano, ariko reka mbatambuke. Ahubwo bino ndabishyira kuri platform yanjye ya Turifiki. Hano ndahumvaga, ariko ntabwo nibwo bwa mbere mpageze. And so ubwa mbere mpageze. Honey, ubuki. Hano hari umuntu ufite iduka ry'ubuki gusa. Honey Shoppe. Honey Shoppe. Hano ni agahoteli keza ndabizi kuko naraharaye. Hano hari utuntu tw'uturesitora ukuntu. Hari ibintu byinshi umuntu abona hano. Seaside. Dukomeze. Ndagira ngo ngere hariya gutya, mbereke gato muri North Vancouver ukuntu biba byifashe. Hano hari Zen Marker Lab. Ubwo twari turi hafi y'amazi, ubwo ngiye kuzamuka hejuru naho tuharebe. Hano hari za esikariye ariko. Akenshi abantu bakunda kumbaza teshima kuki utagira imodokari, dore no ni impamvu. Ntabwo nkunda imodokari man. Seriously. Gutembera nagize imana
mfite ubuzima bwiza, ndakomeye, ndi umusore, nubwo i Kigali bavuga ngo ndi umuzehe. Ko murabona ukuntu ndeba imbere, ntabwo njya ngenda ahantu hakora reconnaissance, nanjye mba mfite amaso abareba imbere, ntabwo ujya ahantu utari wareba imbere, mba ndeba nka kilometero kilometero se bwo umuntu yaje, mba ndeba imbere ntekereza kugira ngo numve move nkora, mba ntekereza ubwo mbabwiye akantu k'ukuntu mbasha gutembera ahantu henshi mu isi, yaba muri Atlanta, Miami, nkaba nibaza se nifite nka kano ka esikariye karangeza hehe, ndabona iki, indamuka nyobye ndagaruka gute, se ko numva imvura itangiye kugwa. Cyangwa mbereke kino cyaro muri North Vancouver, ngiye kubona utuntu tw'amaduka, dental center, so ibyicaro byinshi bya company, abantu bakoramo benshi, ama company ahambaye nuko navuga, atari very local, muyasanga nyine muri Vancouver. Niyo mpamvu abantu benshi baba hariya noneho bakaza bagatura hano, ariko nkuko nababwiye ngitangira muri iyi video, abantu benshi batuye hano ni abantu bava muri Iran, nabyo ntacyo bitwaye, abantu baturaho bumva hari community yabo. Amabanki ntago yawe, hago amazu agura gute hano, reka mbarebere ukuntu amazu agura hano, sari ibiciro. Oh my goodness, muranyumvishije mwambaye. Okay, 350 wabona ni ka studio yababawe, birakomeye, ni ka studio gusa wabona hano 350 ni ka studio hano, ngo nta bivuga ngo ni shambing 350,000, hariyo nayibonye ya miliyoni. Yes, ubwo ariko wumva ko niba hano ariko byifashe hariya muri Vancouver ho, ni ibicika. Ariko mujye mugira inzozi, nta kidashoboka muri iyi si, ibyinshi mwifuza mwabigeraho. Okay, reka tuzamuke hano, niho mbona hari akantu kameze nk'aga center town, aga center ville. Nzamuke, ni nkaho ndimo kujya hariya ni nkaho ndi mu mujyi Kigali, ya misozi yacu. Iyo ndi Kigali mba ndi muri za cardio, ugenda uzamuka umanuka. Ni byiza gutura i Kigali. Iyo ndi Kigali, I think ibiro byanjye biragabanuka, kuko uzamuka umanuka ntago bijya, nuko biba byifashe. Ubwo rero hano hari utuduka nyine, local shops kuko muzibona, which is nice. Ubwo amaresitora menshi, of course ahantu hari residential, ahantu ubona abantu benshi batuye haba hari ibintu bimeze gutyo. Hano hari ka pharmacy, ariko uyu munsi ni ku wa kabiri, ndumva abantu benshi ntago bari bagera ku muhanda se, kuko amasaha yagiye. Coffee shop ntago zabura, of course. Sushi ntago yabura, of course, sushi y'Abayapani. Ndebe aho nagera hariya hejuru, abibazaga batese shima nakora subscribe. Yego, ntabwo ari ibintu bihambaye kuza muri Canada, gusa ikintu ngira ngo nshishikarize abanyarwandakazi abari hano muri Canada, mujye mutugezaho amakuru, kugira ngo umuntu ageze hano mujye mugishaka uburyo mwasangiza abandi amakuru aba ari bo bose, not just bene wanyu.
impamvu mbivuga ni uko akenshi turahisha cyane, simbikunda aba diaspora mwe. I don't like that a bit. Let me say that in English for those of you the diaspora. You need to be able to just be proud Rwandan, but also seek for the development of every Rwandan wherever they are. Kwifuriza umunyarwanda wese ko yatera imbere, sibyo? So ngewe nageze muri Canada muri 1997, hashize igihe, kandi nageze hano kubera ko hari ibyo bihe muzi nyine. Naje muri ibyo bihe 1994, dosiye yanjye ntabwo yari iteye nk'uko abandi wenda mwayubaka. Gusa ikintu nababwira, nakoze ka video chat GPT kuko yego AI igomba kuyikoresha iryo koranabuhanga. Ntabwo ibisubizo byose agiye wabibaha, ariko ikintu nzi kuza muri Canada ni ukwapika. You have to apply folks. Ariko nano ukabuzi uti se why am I coming here? Niye mpamvu nifuza kuza hano, niki nzamarira igihugu? At the end of the day nicyo bashaka, kandi ntabwo bifuza ko tuza abantu gusa bakaba impunzi bakajya kuri welfare, ya mafaranga baha abantu badafite akazi. Bifuza yuko uzuga uga contribute. Kanambuke ndumva hari bamwe baza nk'abanyeshuri, birumvikana kwiga, ariko nyuma yaho batishwe ntabwo nsubira hariya, bigumira hano njye nirira aya madolari. Nabyo ni sawa nyine, nuko bavuga nyine kila mtu na maisha naye, buri muntu n'ubuzima bwe. Hari abandi wenda se uracyaba ibintu byo kuvuga ngo koze family reunification, kuza usanze umuryango wawe, nabyo ko bibaho. Mujye kuri website ya immigration musome, murebe iyo criteria ibisabwa, and then niba nyine byuzuye you apply. That's it. Shyiramo application uyuzuze. Wenda ikintu njye nakumara wenda ni ukuntu wenda iyo application wayuzuza, ukuntu wenda wakwisobanura, ukuntu wakwandika iyo baruwa, that kind of things guys. Ubwo rero nkaba ngeze hano ndumva ndimo kugenda ndangiza aho umujyi urangirira. Gusa ntahita umujyi hano downtown North Vancouver, reka mite gutya, kwa tuduka dutoya. It's kind of nice. And mbonye muri thrift store hano ni iduka nye rya makeya nyine, ni muri Caguwa. Mbereke Caguwa yo muri Canada. Sanga harimo agakoti keza k'amadolari nk'abiri 10 se buriya. Muri Caguwa thrift store. Ndumva ngeze ahantu umuntu agera hejuru. Nizeye ko mwakunze ibyo naberetse, kandi ko mukomeza mukareba mugakurikira ino YouTube. Ngiye gusozereza hano. Icyo mbifuriza nuko mukora ubuze mugakurikira, mugakora share, mugashiraho comments. Iwacu wanyise shima, mwakoze gukurikira. Ni byiza kuba twari kumwe, aba naberetse hano hantu mubona in North Vancouver. Ubwo nzabona muri video ikurikira. Nawe utaha